Welcome. Guys, turabakiriye kuri YouTube channel yacu yitwa Nziza TV Show. TikTok yacu kaba yitwa God Given Dancer. Buro tugiye gutangira ikiganiro kivuga ngo urabyutse mu gitondo iwanyu ntago barahisha cyase nyine nta cyayi bateguye cyangwa iki nibwo bari kubitunganya. Wasereye kujya ku ishuri wabanza ukajya mbere na mbere cyase wowe wakijya ku ishuri gusuka byora ku ishuri yigo igambere. Ereka nkubwire kugira ngo mbure aho yaburetse kugira ngo mbure nota kumva oya ako kugira ngo mbure inota kumva kuri ibyo bibiri uvuze kwiga no kubanza kurya ni cye kimwe uhagaze wowe n'amaguru yawe. Njyewe mpagaze ko nabanza nkirira kuko uramutse ugiye ku ishuri niyo nzara nabwo kugira ngo uzakore examen mbare examen cyase wiga niyo byaro kwiga birago usanga uri gusinzira inzara ukumvura kuzungera hari nubwo akikubita hasi inzara nimbi ako nanjye nkakobaza ikintu inzara nimbi bijya ku ishuri surya ibigo byose ubu ngubu twageze mu iterambere ibiryo byose bararya rero kugira ngo ntsindwe hari ukuntu ku ishuri tugenda urumva wifite agakwezi mu gitondo nyine ukabyuka iwanyu batarateka kandi nge rwose mana yanjye nago nabirindira njye niko byumva uri kumva najya ku ishuri kuko saa sita n'ubundi turi burye nkaza kurya saa sita. Ikibazo cyo kurya saa sita pe twese turabizi ko twiga ikibazo ni izo saa sita wabasha kuzihanganira ukazigeza cyane ku muntu wabimenyereye ushobora kwihangana amasaha umva katwa oya niyo wenze takwica sibyo mu mubiri w'umuntu sibyo amaraso afite ubigagenda buri kimwe cyose nyine gifite uko gikora inzara yagukubita hasi umuntu wagiye mu bitaro kubera inzara cyane ariko zari wowe wabonye wagiye mu bitaro cyakagiye ikibazo kubera ngo kubera sibyo umuntu umwe cyase yatinze birumvikana ibintu kuvuga none se iyo uriye sibyo tuvuge nijoro uvuze ko inzara yagukubita urumva uriye nijoro sibyo mu gitondo ubundi ni ngombwa ngo urye ko ari abatarya se kandi bakajya ku ishuri tuvuge ko nta banyeshuri baba bahanga kandi baje ku ishuri batariye ibyo nyandi kubyumva ariko se bwo uramutse ukereye uwo munsi warindiriye ibiryo ubwo byakuraho kuri umuhanga wawe ariko amasomo yaba yagutse kandi ukaba wakiga ufite inzara wakigana inzara no kugira ngo uzumve amasomo inzoka ziri kuduhira wiga kugira ngo kuri biroti mbona wa 40 nakemera ni wa 40 kubera umunsi umwe watsindwa kuri birote kubera umunsi umwe cyane kandi bwo utasize ikintu cya mbere ni igihe ushobora gusiba uwo munsi ukazamo ibintu byinshi urumva ikintu cya mbere ni igihe urumva ushobora kurindira ibyo biryo urumva kujya ku ishuri agasaa 3 agasaa 4 ugasanga barangije urumva iby'ingenzi byavuyeho urumva ubu nyine ukegera inyuma mu gihe urumva kandi nyine ubutayeho ikintu kandi kinini uri kubyomba wavuze ati ngo nago wajya ku ishuri utariye yego cyane rwose n'ubwo ngubwo urindiriye ibiryo muri icyo gitondo ufite kwiza tugira amasaha 3 muri periode ya mu gitondo yego nk'urugero mfite kwizi ya mate periode ya mbere iya kabiri chemistry iya kabiri biology ukaza wenda simbabwira aburetse nyine ari akantu uvuze ko nk'ukuri kubivuga mate ngo yawutitse na biology ndetse muri shimi kubera utize ngo nyine ngira gutsi ngo ugira 0 ubona 0 siko tubwiye none se muri iyo mate na bio bize harimo shimi ni gute watsindwa shimi kubera warase mate na bio ni ukubera utaba wize nimugoroba nimugoroba se nimugoroba na mu gitondo icyana gitegereje bisondo jewe nawe kuri kubivuga ngo kujuna atari kwiga nuko kubivuga ngo mu gitondo ufite kwiga okay ngamba nkubwire uri uratega ati mu gitondo warindiriye ibyo biryo uri kuvuga sibyo mate na bio biragucika uza isaha ya shimi igiye kutangira itangiye babaha kwiza urayitsindwa okay mate na bio nibyo yatsinzwe kwaka ari byo atize kwako ategereje ibiryo naga tubwiye ko byatsinzwe nubwo yatugati mu gitondo bize mate na bio ni wabyiganye ko warurindinga ibyo koma nibiki uraza neza ukinira mu ishuri tucashima itaza abakwize yashima ngo none wayitsinga ko warurindira ibiryo ya masomo warase kubera ibiryo na yashimije murimo bihuriye ko nta kintu kimwe bari biga udahari noya icyambere kwiga urumva no gukora etide biratandukanye wenda nk'urugero nimugoroba yakoze tide ya mate na bio reka umbwire wese reka mbibarize kwiga gukora etide nimugoroba no kutagira bihuriye bya biryo babirindiriye mu gitondo
sibyo mu gitondo rero niyo waba utakoze tide hari abana bataha n'undi batajya babona umwanya mu gitondo ndabataha kure mu gitondo baba bari mu gutegana ibiki baza ku ishuri utashye nimugoroba ukoga ukarya ukicara ugakora tide ntago wakiga uko rero nuko ubitekereza wowe urataha ukoga ukarya hari abandi rero batabikora gutyo bakore tide mu gitondo niyo mpamvu we yakubwiye ngo urumva mu gitondo yaratsinzwe asa nyine yahuriranye akigera ku ishuri yahuranye na kina kwiza niyo ataba yarindira ibigo nabwo mu gitondo twavuze mu kurya ntabwo twavuze mu kujyana abana ku ishuri namwe rero ntabwo twavuze mu gutaha ugakora imirimo nimugoroba twavuze mu gukora iki tubavuga ko dukora imirimo nimugoroba kare naragira nimba mwebwe mutambuka impamvu udakora etide nyine yego nk'uko wabivuze ngo uragenda ukoga urumva ukahita urya ukahita ukora etide sibyo rero nawe aragenda akoga wenda tuvuge gutyo sibyo akahita akora iyo mirimo akerera agategereza ibyo biryo ntihaza kubona etide gukora nako ntihaza kubona umwanya wo gukora etide nyine rero aho ngaho niho isanisha nyine kuntu runaka bibera nanjye nshobora gutaha nabwo sibyo nkiga ya nimugoroba nta etide nakoze ibyo nabyo byashoboka nk'uko yataha nimugoroba nabona umwanya wo kwiga ni nk'uko nanjye mu gitondo ntawubona kambwira sibyo ibyo by'umwanya ntabwo ari ikintu wakitwaza kambwira n'ikindi hari n'umuntu utajya ukora etide kandi inzu wagera ku ishuri ndabyumva wazi bose wageze ku ishuri uriga ubu byagera mu masaha nta kintu wafashe cyo kurya mu gitondo ubu byagera mu masaha wenda n'urugero dufite ku isi saa yine ubwo byagera saa yine iyo ku isi wayikora uhunyeza namba ufite ntabwo twebwe kuko twaba twaje muri uyu muntu ashobora nabwo atekereza neza uwo mwanya wose wasigaye twawizemo kandi nta n'ikibazo dufite igifu kirujuje ibyo bintu nabyo ubwabyo iyo mu nda hari mu busuri cyane intege byaguca intege ndabyumva ibyo bintu reka nkubaze sibyo inzara n'amazi byo uri kuvuga ko irindazi wazaza wiga utayisohoka mu gitondo wowe mu gitondo iyo ugiye sibyo iyo ugiye kurya ku ishuri urya iki muri make tubwire subiramo ikibazo mu gitondo sibyo uri kubwira Michel ko iryo rindazi ngo byagenda gutyo nyine ngo byamutera nyine n'amavuta nyine byamugiraho ikibazo isereri n'ibisi ibyo ushonje yego noneho mbwira wowe nyine mu gitondo sibyo iyo ugiye kujya ku ishuri urya iki nkoresha nyine iryo wanywa icyayi cyangwa se igikometero n'icyabonetse ukoresha n'irindazi yego none si iryo rindazi wowe kurirya iryo rindazi mba nayiriye sibyo ariko wibuke ko nashyizeho igikoma narengejeho iyo ikintu ugiye kuri toilette uyu nguyu we kandi we yavuze ko irindazi yaririye ryonyine na ya nzara afite reka tuve kuri ibyo bintu nyine tubisobanure ibintu neza sibyo tuve kuri ibyo ngibyo by'ukuntu ngo ugiye ubigenje gutyo urumva by'amandazi nuko nguko tuvuge ku buryo urumva wajya ku ishuri dusobanura nyine ibintu neza kuko njye ntabwo ndi kubyumva neza ngo ukuntu warya ngo irindazi kuko hari n'abantu babirya urumva bakirirwa neza abantu twese ntabwo duteye kimwe sibyo ntubizi njyewe reka tubisobanure mu buryo bwumvikana sibyo uburyo nyine njyewe kenshi na kenshi najyaga njya ku ishuri ntariye urumva kandi ntacyo waba ariko nawe wenda ushobora no kubitegereza urumva ukagendera igihe biterwa n'ukuntu twabyutse wenda ubyutse sangahe saa moya urabizi ko ubu ngubu barabihinduye kwizera ushobora kuba iri saa tatu sibyo ubyutse saa moya ubwo urumva utabuhombye ibintu byinshi okay none ibyo nje kubyumva ko umva nkubwire ikibazo mfite sibyo njye nakubwiye pe uzaba ku masomo menshi ariko nabwo ushobora kugenda wihanganye uko nabwo akagucika kandi uri mu ishuri kubera inzara ugasanga uri kwigisha wowe uri gusinzira ugasanga nyine haba ibintu byinshi ugasanga n'undi ntiwige neza kandi ikindi buriya baravuga ati buri kintu cyose kigira impamvu sibyo kijyana n'icyatumye kiba kuki abanyarwanda baciye mu mugani mu kinyarwanda ngo inda ni iya mbere reka mbanze nkubaze nanjye cyangwa se nyine inda noke baciye umugani ngo inda ni iya mbere nabwo ufite inzara ariko wabonye n'ikintu kimwe mu maso yawe ku kibaho nanone ejo bakazaguha nk'agapisi n'iki kimwe ukacyandika ukakimenya mureke mbabwire shema navuga ngo wabonye n'akantu kamwe reka tuvuge ko aho ngaho nsinzi nubwo nabyemeye neza kuko kubona ikintu ntabwo ariko kugifata sibyo twese kera abanyarwanda sibyo kabanda tugaruka akantu ka kera amashuri ataraza abazungu nyine bataraza ngo badukolonize biriya bintu byo kwiga tutariga utiga ari cyo wabaga ariko se wari kuburara rimwe kabiri ugagira ngo wabahoreka ariko ntabwo abo bayazaniye se ko nzi ko oya kera wenda ashobora kuba batarigaga ariko hari ibyo bigaga urumva batigaga aya masomo yacu
ariko hari ibyo bigaga none se yabyukaga mu gitondo akarya reka mbyemere ko urabizi wakihangana neza ko mu gitondo yarabyukaga nta akarya muntu wagenda ashobora Karine reka mbyemere ko wakihangana kugeza saa sita n'urugero rwaye igifu batetse ku ishuri kawunga kandi ririya nta gifu cyakuye nawe ntuyirye ubwo se wakomeza ukihangana kugeza nimugoroba ariko ku ishuri saa sita baragabura nyine uyu munsi bagabuye kawunga nturya bimwe n'iby'abandi byose si ibiryo ariko wowe ntubirya kukubwira mu kwihangana ni ibiryo ariko urarwaye ntabwo turi kukubwira mu kwihangana wihanganye uvuye iwanyu ibintu utariye batubwiye Hari urumva ifunguro ntabwo utagifata ku mu ishuri. mategeko we watubwiye ko ibintu byo kuba utabirya ntibirimo ndimo ndakumva batubwiye ko ugomba niba kujya uko nyumva nakubwiye ngo iki kese aravuze ngo ni urugero ntabwo avuze ko ari urwaye buri igifu munyeshuri wese wavuye iwanyu utariye kawunga ntuyirya kandi saa sita batetse kawunga wakomeza ukihangana nabyemera ko wihanganye kugeza saa sita so wakomeza ukihangana paka saa 11 izo saa sita muri break wataha ukajya kurya urabyutse mu gitondo iwanyu ntago barahisha cyangwa se nyine nta cyayi bateguye cyangwa iki nibwo bari kubitunganya wakerewe kujya ku ishuri wabanza ukajya mbere na mbere cyangwa se wowe wakijya ku ishuri gusa ukabyora ku ishuri arigo rya mbere turabizi twese mu muco wacu nyarwanda cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi kwiga ni ibya mbere ndetse no kwiga ni ibya n'ubumenyi ni mbere ibya mbere n'ubumenyi nyine ni ubwa mbere nk'uko Karina abivuze so reka mbabwire wowe ukurikije uko ubyumva wabanza iki wahitamo ubumenyi ukajya ku ishuri ushonje cyangwa se wabanza ukirira okay nimba igitekerezo ufite jya muri comment byandikemo utibagire gukora subscribe follow share na like bye we love you